bakunzi ba Smart TV Smart Radio, uyu mwanya munyemere mbageze byaranze umukino wahuzaga abarimo n'abanyeshuri muri Fadala Monica Kabuga TSS. Ni umukino wadubaye tariki ya 8 z'ukwa kabiri 2024 muri Fadala Monica Kabuga TSS. Ni umukino uza buri gihembwe ugamije kubaka imibanire myiza hagati y'abanyeshuri n'abarezi babo no kugira ngo bakire abarezi bashyashya n'abanyeshuri bashyashya. Reka twumve abafana mbere y'uyu mukino. Inshuti bakunzi ba Smart TV and Smart Radio, kuri uyu munsi rero hari umukino ukomeye cyane w'abarezi ndetse n'abanyeshuri. Hano rero kuri stade turi kumwe n'umufana ukomeye cyane. Waramutse neza cyane? Waramutse neza cyane. Mumeze mute? Mumeze neza cyane. Mufana rero mukomeye cyane. Uyu munsi rero hari umukino ukomeye cyane mugiye kwitabira. Nk'abafana w'umukino witeguye gute? Abafana turiteguye cyane. Ikintu cya mbere nabwira itangazamakuru ku batatuzi amazina yanjye ni Gisubizo Olivier, abanyigane mu Media Production bin. Urebye turiteguye cyane ku ruhande rw'abanyeshuri. Ni umukino ugiye kuduhuza hagati yacu n'abarezi bacu. Dusanzwe duhura mu maklasi bakaza kutwigisha, ariko biba ari ibintu bikomeye cyane kubona bateguye umukino ugiye kuduhuza hagati yacu n'abarezi. Numva ari ibintu bikomeye cyane. Yego, murakoze cyane. Nizere ko muraza kubona intsinzi. Ni ibintu bikomeye cyane, turizera ko tugomba gutsinda. Ni nk'ihame ku ruhande rw'abanyeshuri, ni nk'ari itegeka ahubwo. Muramumva neza cyane n'umufana w'abanyeshuri avuga ati turaza gutsinda neza cyane. Reka rero tubararakiye umukino ugiye kuba mu kanya gato. Nta kibazo murakoze. Ku isaha y'isa 9 nibwo umukino wari utangiye, aho wari uyobowe n'abasifuzi batatu, Gasasira wari Zirorera Sirasi. Ni nabwo kandi abashyitsi bari baje kwera ijisho uyu mukino bari bahageze. Umusifuzi wo hagati Gasasira wari ahita atangiza umukino. Ku ruhande rw'abarimu hari habanjemo Thierry niwe wari umunyezamu, Damuru yakinaga kuri 2, naho kuri 3 hakinaga Felix, kuri 4 hari Gadi, naho kuri 5 hari uwo bita Minano Olivier. Shyaka yari ari gukina imbere yabo gato cyane kuri 6. Padiri Epafrodite yari ari gukina na numero 8. Abasi yari ari gukina na numero 10. Numero 11 yari Alphonse, batakishaga Themistocles. Mu basimbura bari bafitemo uwo bita Dominique, Alphonse, Etienne, Muvunyi, Mireille ndetse na Chantal. Umutoza wabo yari Gudra. Team manager wabo Padiri Rudonga Kiza Edmond. Ku ruhande rw'abanyeshuri ho hari habanjemo Imaniraza Manuel ya Sainte. Naho kuri 2 hakinaga umusore twashaka Blaise. Kuri 3 bahakinaga umusore bita Mfitumukiza Victor. Alexis Dusabimana yakinaga kuri 4. Naho Muhizi Christian yakinaga imbere yabo gato kuri 6. Muhire Bienveni yakinaga kuri 7. Naho kapiteni wabo niyo nkuru Enoke yakinaga ku 8. Masengesho Elia yakinaga 9. Naho 11 ku ruhande rw'ubumoso hari umusore bita Antoine Ndayishimiye. Abasimbura hari harimo Itangishatse Fabrice, Tuyishimire Hardy, Mugisha Elvis, Zavuganyize Claude, Nawiremera Emmanuel, Kwizera Jean Nepo, Silvador Ilafasha ndetse na Sindayigara Alphonse. Kocha yari Manzi Renike afatanyije n'uwo bita Gakwerere Geoffrey. Abo ngabo nibo bari babanjemo ku mpande zombi. Abanyeshuri batangira imbaraga, aho umunyezamu Thierry w'abarezi yari amaze gukuramo amashoti menshi, ariko ntibyatinze niyo nkuru Enoke ku minota 25 yahise aterekamo igitego cya mbere. Bayibaye 1-0. Abanyeshuri bakomeza kwataka abarezi ku rwego rwo hejuru. Ku minota 38 uwo bita Jean Nepo ku ruhande rw'abanyeshuri yateretsemo igitego cya kabiri. Bayibaye 2-0. Umukino ukomeza, ariko barimo bugarijwe cyane. Ntibyatinze ngo Enoke ku minota 45 bongeyeho 3 y'inyongera abateretsemo igitego cya gatatu. Igice cya mbere kirangira ari ibitego 3-0 bajya kuruhuka. Mu gice cya kabiri byari byitezwe ko abarimu bashobora kwishyura, gusa baza nabwo bari hasi cyane, bituma abanyeshuri bakomeza kuyobora. Ntibyatinze kapiteni w'abanyeshuri niyo nkuru Enoke ku minota 58 yateretsemo igitego cya 4. Bayibaye 4-0. Ari nabyo bitego bitatu yatsinze muri uyu mukino. Niyo nkuru Enoke yatsinze hat-trick. Ku minota 58 yarateretsemo igitego cya 4. Abanyeshuri bafite ibitego 4, abarimu bafite ubusa. Nuko abarimu bagiye basimbuza bagenda biyongereramo imbaraga.
nyinshi cyane, ariko ntibyaciye intege abanyeshuri nabo mu gukomeza gusimbuza kwabo bagenda bongeramo imbaraga. Nuko ku munota 72 Antoine ahita aterekamo igitego cya gatanu, bibaye 5-0. Nuko bakomeza umukino. Ku munota 80 nibwo bita Minani Olivier ku ruhande rw'abarezi yazamuye corner, Themistocles aterekaho umutwe. Nuko ikimoza amarira ku barimu kiba kirabonetse. Batarisuganya ku munota 82 Antoine ku ishoti rikomeye cyane ashyiramo agashingura 10. Nuko biba 3-1. Ni nuko umukino warangiye. Nyuma y'umukino twegereye kapiteni w'abarezi atubwira impamvu bandagajwe cyane. Reka twumve kapiteni Felix. Urakoze cyane David, umunyamakuru wa Smart Radio TV. Nitwa Habimana Jean Felix, ndi umurezi hano muri Federamon Kabuga TSS, aba ari nge kapiteni w'abarezi. Kapiteni, mumaze gutsindwa ibitego 6 byose kuri kimwe, ese ni hehe intege nke zagaragaye muri uyu mukino? Urakoze cyane David, iyi match yatubaye cyane, wabonaga yabaye nk'idutunguye, bisa nkaho tutayiteguye cyane ngo dukora interinoma. Wabonaga ko ibintu turi gukina bitari bisobanutse, kuko wabonaga tudahuza mu kibuga, bituma duhuzagurika ndetse abanyeshuri baradutsinda. Ikindi kandi biri kugaragara yuko uyu mwaka iyi kipe y'abanyeshuri yisubiyeho. Urabona ko noneho iri guhuza. Mbere sinzi ibibazo byari bihari, wabonaga batumvikana, buri muntu akina umukino wiwe, akina uko abishaka, ariko urabona ko byahindutse bimeze neza. Bishobora kuba aribyo byatumye badutsinda. Ikindi cya gatatu ni uko abarezi benshi sinzi namwe mwarabimenye, bagiye bahindura ubuzima, bahindura stati, bagiye gutura kure mu buryo gukora imyitozo. Noneho turi hamwe, mbere benshi bari abasore, ariko babaye abagabo, ku buryo guhuza gukora imyitozo bikunda kugorana, kubera yuko tuba baba bagiye kwita ku rugo nanjye ndimo. Okay, so uyu mukino hari icyo ubafasha hagati y'imibanire yanyu n'abanyeshuri? David, umukino ni mwiza, niyo mpamvu dukunda no kuwusaba cyane kugira ngo duhure, kuko bituma ubusabane hagati yacu nk'abarezi ndetse n'abanyeshuri bacu twigisha bwiyongera, bigatuma iyo tugiye mu ishuri turi kubigisha batwibonamo, hanyuma ibyo tubahereza ibyo tubigisha bigatuma ibindi bigo byifuza nuko bitabigeraho, kuba abarezi n'abanyeshuri bashobora kugira no basabanira bagakina bari hanze y'ubuzima bwo mu ishuri. Okay, kapiteni, se iyi kipe y'abanyeshuri ni ikipe wabonye ko tugereranyije n'igihe mwabatsindaga ibitego 4-3, uyu munsi bayibonye gute? Nibyo nari kukubwira, uyu munsi nanjye bakinnye umukino uranshimisha. Wabonaga ko sinzi yenda tumaze iminsi mike dutangiye kino gihembwe cya kabiri, wari n'umukino wo kugira tubakire muri iki gihembwe cya kabiri, ndetse tuboneraho no kwakira abarezi bashya twaba twarungutse muri iki gihembwe cya kabiri, nabo babona ibyiza bibera muri Federamon Kabuga TSS. Ariko uri kubona ko niba ari imyitozo, niba ari tactique bahinduye, sinzi ukuntu byagenze. Urabona ko noneho bari guhuza, bari gufata umupira bakawureka ukabona uragenda, bimeze neza. Nifuza ko vuba aha twazareba uburyo tuvuga n'ubuyobozi bw'ikigo bakabatumira ahubwo n'abandi n'ibindi bigo, tukareba ko uyu mukino niba bazawukomeza. Bibaye bikumije gutyo, kuko mabizi tubareberera hafi muri siporo yabo, cyangwa se kugira bakomeze bazamura urwego rw'imikinire yabo. Tubonye bikomeje gufata n'andi makipe bakayatsinda, byaba ari byiza cyane. Kapiteni, urakoze cyane kwitabira ubutumire bwa Smart Radio. David, urakoze cyane kandi turabashimiye namwe. Nyuma twaganiriye na kapiteni w'abanyeshuri Niyonkuru Enoch wanatsinze ibitego 3 muri uyu mukino, atubwiraho imbaraga bazikuye naho bazongeye kugira ngo batsinde abarezi bene aka kageni. Twumve Niyonkuru Enoch. Imbaraga cyane, ibyo twashakaga turabibona. Rero ni ibyishimo mu bakinnyi no mu bafana ndetse muri make no mu barezi, kandi nabo barabyishimiye kubona intego aho turi kugana nyine muri siporo ndetse no mu burezi. Uti ni ibyishimo byinshi, ubwo bishatse kuvuga ko umukino wagenze ariko mwari muwiteze? Muri vestiaire uko twari turimo niko twari twawiteze, kandi byagenze neza, ibyo twashakaga twabigezeho. Enoch, nkawe nka kapiteni ubona umukino uhuza abanyeshuri ndetse n'abarimu
umarira iki abanyeshuri muri rusange? bidufasha nyine kubatinyuka nyine ukaba wababwira ikibazo cyawe cyangwa se ukaba wababwira ukuntu ugomba kumera mu buzima nyine wifashishije siporo cyangwa se ndetse no muri siporo igufasha kwiga nyine ukaruhuka mu mutwe ukiga nta kibazo stress zose zagiye cyangwa zashize nyine muri ibyo n'abarezi tugirana komunikasiyo nyine umubano ukomeje ndetse mu masomo ndetse no muri siporo ese ko tuzi yuko ku mpande zombi iyo football barimo bayikina haba harimo ihangana, tuzi ko nta mukino woroha muri football. Nk'iyo urimo uragundagurana na mwarimu wawe mu gitondo ari bugaruke kukwigisha wumva bimeze bite? ukuntu byumva nyine kuko ni ubuzima busanzwe nyine hari mu kibuga tuba tuzi mu buzima busanzwe nyine tugomba kwigishanya nyine nimba ari siporo nkamwigisha nimba namugishije ubwo ubutaha nawe akazisubiraho cyangwa nimba yagwishije akamupore cyangwa nkazisubiraho ubutaha. Okay, tukazisubiraho ubutaha. Ese ubundi Enoke mu kinyarwanda nta rutugu rukura ngo rusumbe ijosi, none mwebwe mwishe umuco, ubwo se ubutaha muzabigenza mute? Ubutaha tuzabasubira kuko niko bimeze, kuko niyo ntego dufite mu gihe dushigaje hano n'igihe turi hano, niyo ntego dufite nk'abanyeshuri. Ubwo uwakumanje yanagusubiye cyane. Ni igiki wabwira abanyeshuri bakiri muri level 3 baba babona mukina n'abarimu namwe mwarahereye level 3, ni igiki wababwira? Icyo nashishikariza abarezi ndetse n'abarezi nyine bafite nk'imyaka 2 cyangwa umwe usigaye bagomba kuza muri siporo kuko bazibashishikariza nyine bakazizamo bakazikora bikagenda neza, kuko ni byinshi bigira inyungu nyinshi mu gukora siporo, ugira umubiri ukomeye ndetse muri make ukagira n'ibitekerezo byiza nyine kuba wakoze siporo waruhutse neza. Rero abari inyuma yanjye ndabashishikariza gukora siporo kandi bivuye inyuma ndetse bashiremo n'umwete, bazabona ibyiza biri imbere. Okay, mu masegonda make wabwira abafana abakinnyi batahanye intsinzi? Ibyo nababwira nyine ni ibyishimo mu kipe yacu, ni ibyishimo cyane biri kuturanga. Enoke, kangushimire cyane, urakoze, ubwo mukumye kwenjoyinga intsinzi yanyu. Kapiteni w'abanyeshuri. Nyuma ya kapiteni w'abanyeshuri twegereye umufana twumva ikiri ku mutima we n'ibyishimo byinshi. Katwumva umufana ku ruhande rw'abanyeshuri. Muri studio za Smart TV and Smart Radio twakiriye umufana w'abanyeshuri ari hano rwose. Mwiriho neza? Mumeze mute? Watangiye bibwira abakunzi ba Smart TV and Smart Radio. Murakoze, mbanje gushimira mbere na mbere Smart Radio yongeye kudutekerezaho nkatwe nk'abanyeshuri muri Fadramon. Amazina yanjye nitwa Niyomugabo Dustin, nkamagara abafana muri hano muri Fadramon Kauda TSS. Ati ukaba uhagarara abafana, ese nk'abafana mwabyakiriye gute kubona mutsinda uno mukino wa none kandi mutari muherutse gutsinda abari? Hano turishimye cyane, ibyishimo ni byinshi nkatwe nk'abafana, kongera gushimishwa n'ikipe yacu yongeye gutsinda kuri uyu munsi. Turishimye cyane, ibyishimo ni byose. Ubwo nizere ko n'ubutaha muzakomeza gutsinda. Ni ibisanzwe ibyo tugomba gutsinda, ushize turabyemera byari byanze, ariko aka kanya guhera uyu munsi tugomba gukomeza umujyi umwe, gahunda no gutsinda. Dustin rero reka tubashimire, yari Smart TV and Smart Radio, ubwo naho ubutaha. Murakoze. Ntitwavuye ku kibuga tutegereye team manager w'ikipe y'abarimu, akaba n'umuyobozi w'ishuri muri Fadramon Kauda TSS. Atubwira kuri uyu mukino, anadusobanurira byinshi cyane bigiye bitandukanye kuri uyu mukino. Twumve Padiri Rudonga Kiza Edmond Mali, umuyobozi w'ishuri rya Fadramon Kauda TSS, akaba na team manager w'ikipe y'abarimu. Tubahaye ikaze bakunzi ba Smart TV and Smart Radio. Ni umukino ukomeye cyane umaze kurangira wahuzaga abanyeshuri ndetse n'abarezi. Umukino urangiye rero abanyeshuri batsinze abarezi ibitego 6 kuri 1. Twegereye umuyobozi w'ishuri rya Fadramon Kauda TSS watangiye kuvuga ko Padiri Rudonga Kiza Okay, ni Rudonga Kiza Edmond Mali, umuyobozi w'ishuri rya Fadramon Kauda TSS, agiye kutubwira muri make ese uyu mukino wateguwe hagamijwe iki? Wateguwe kugira ngo abarimu basabane n'abanyeshuri, cyane yuko tuba turi mu ntangiriro z'igihembwe, ari bakire abanyeshuri bashyashya baba baje muri rino shuri, baba baje bakiri bashyashya kandi ni abarezi bakira nyine abanyeshuri hanyuma bagira n'ubusabane. Okay, umukino ukomeye cyane, ese hari icyo ujya wongera mu mibanire y'abanyeshuri n'abarezi?
birumvikana n'ubundi mu myigishirize bavuga yuko umwarimu aba agomba kurema uburyo yajya ahura n'abo arera badahuriye gusa ngo bijyanye n'amasomo agira amabwiriza yayo n'amategeko yayo, rimwe na rimwe biba bishobora kurambirana cyangwa se bikakaye. Rero bituma barushaho gusabana bakabona yuko ari umwarimu ari umuntu n'ubundi usanzwe adashobora kwisanzuraho, ari umubyeyi nawe akamenya yuko n'umunyeshuri yigisha hari ibyo ashoboye, hari aho bashobora guhurira bagahana umupira nk'uko baganira n'ahandi neza bagahana ijambo. umuyobozi muri Fadalamon Kabuga TSS wakoze cyane kwitabira ubutumire bwa Smart Radio. Murakoze cyane namwe. ngaho nguko uko umukino wahuzaga abarezi n'abanyeshuri wagenze muri Fadalamon Kabuga TSS. Njyewe nari umunyamakuru wa Smart Radio David muri Fadalamon Kabuga TSS.